Tandukanye cryptocurrency na forex trading. Itangazo ryatanzwe na CMA na Capital Markets Authority ni kuri forex trading. Iyi forex trading ni nko kuvunja bakoresheje ikoranabuhanga. Bitandukanye na cryptocurrency. Ntabwo ari cryptocurrency na amafaranga asanzwe na amadevize bagura bakagurisha. Ntabwo ari cryptocurrency. Ariko noneho nabyo ikintu icyo ari cyo cyose umuntu uwo ari we wese ugiye gukora ubucuruzi bugendanye n'amafaranga agomba kuba afite uruhushya rwatanzwe na banki nkuru y'igihugu cyangwa rwatanzwe na Capital Markets Authority. Icyo tubwira abantu, umuntu uwo ari we wese uzaza kubwira ngo aracuruza ikintu kigendanye n'amafaranga, ntuzajye muri ubwo bucuruzi kereka wizeye ko afite uruhushya rwa Central Bank cyangwa rwa Capital Markets Authority. Ibyo ngibyo tubisobanurira abantu, ariko umuntu agatangira kubwira ngo ariko afite icyemezo cya RDB. RDB itanga ibyemezo by'abacuruzi b'ubwego bwose, ariko kubera uburemere bwo gucuruza amafaranga niyo mpamvu bashyira ibigo byihariye byo kugenzura ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa ubucuruzi bugendanye n'ibintu by'amafaranga. Nta muntu rero n'umwe wemewe gucuruza ibintu bijyanye n'amafaranga adafite icyemezo cya Central Bank cyangwa cya Capital Markets Authority. Ibya cryptocurrency byo nta n'umwe tubihera uburenganzira, nta n'uwemewe kubicuruza, nujya kujyamo kubishoramo imari wowe ushatse kwihombera ku bwawe. Abantu bamaze igihe batwandikira barabyandika kuri Twitter bigiye bakantaginga ndabibona. Tugerageza gusubiza, Central Bank gerageza kubasubiza, ariko ugasanga kwanza ushobora kuba harimo n'abo ngabo bashaka gukurura abantu muri ubwo buriganya. Rwose ndongera kubishimangira, nimwitiranye iriya tangazo ryatanzwe na Capital Markets Authority kuri forex trading n'ibya cryptocurrency. Cryptocurrency nta regulation yabyo ihari n'uyu munsi, nta n'umwe wemewe kubikora ku mugaragaro. Ugiye kubijyamo ubwo ugiye gufata risk, ubwo wemeye kwirengera ingaruka zabivamo. N'ibindi ibyo aribyo byose rero n'ibyo byemewe nabyo umuntu ubicuruza nuko agomba kuba afite uburenganzira bw'ikigo cyashyizweho na leta kugenzura ubwo bucuruzi. Rwose ndagira inama abantu kwirinda ababashuka ngo barakira mu munsi umwe n'ubujura, bagomba kubwirinda.